Yes, reka mbahereze ikaze we wakoze subscribe kuri iyi channel yitwa Byose TV. Ndagushimira cyane nawe utarayikanda nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bigende bikunogera 5 kuri 5. Nkuko mubizi rero ni Olivier 250 mbanje kugira ngo mbahereze amakuru azirimo no gusesereza. Mbanje kandi kugira ngo tuyanonosore hasi mbahereze nyanyanyagize hasi buri wese agende akuramo amakuru yiwe amunogeye. None aka kanya tugiye kuganira ku ikipe ya Resport, tuganire kandi ku ikipe ku bakinnyi yagiye igura muri iyi weekend, tuganire ku mishahara bagiye kujya bahembwa ndetse n'abandi bakinnyi bagiye bategerezwa mu myitozo iri buze gutangira kuri uyu munsi. Nukuvuga ngo hagiye gutangira abakinnyi bashyashya, ubwo rero birasaba yuko buri wese umufana w'ikipe ya Resport n'umukunzi wayo muri rusange ndetse n'umukunzi w'umupira w'amaguru hariya mu Nzove ari buze kuba ahari neza cyane 5 kuri 5. Reka mbahereze ikaze mvuga ni amata abahame i Kigali mu Rwanda hose. Nkuko mubizi rero narababwiye nti iyi niyo siroga nongeye kugarukana, mvuga ni amata abahame i Kigali mu Rwanda hose. Ndizera rero yuko aho muherereye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo, by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali, ndizera yuko mumeze neza, mukomeze mugire intangiro nziza z'icyumweru. Ikindi kandi wowe uherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, diaspora Rwanda, ndizera yuko rero ibintu namwe bikomeze kugenda neza cyane 5 kuri 5. Abari muri sama rwose ndizera ko murimo kugenda mwenjoyinga sama, ibintu byose ari sawa cyane. Murabona rero yuko mfite ikayi ndimo kugenda n'ikaramu ndimo kugenda ndebaho, ndimo ntegura umwandiko umukinnyi n'umushahara agiye kujya hembwa, umukinnyi n'umushahara agiye kujya hembwa, ariko noneho bafitiye zandani mbanje kuyanyanyagiza hasi buri wese akagenda akuramo amakuru yewe amunogeye 5 kuri 5. Ariko ntabwo ndi jyenyine, inyuma ya kamera ndi kumwe n'umusesenguzi ukomeye cyane witwa Vedaste. Wakwibwira abanyamakuru n'abafana bose muri rusange, then tugakomeza tukabwira abakunzi badukurikiye. Yes, nzabakurana Vedaste, reka tubasuze cyane. Ariko tubabwira kubanza gukora subscribe kugira ngo batajya bacikwa n'amakuru yacu meza cyane tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Urabona kuba witeretse ibikoresho washize hari ibintu byose wabinonosoye, abari ukugira ngo bahereze amakuru azirimo no gusesereza. Niyo siroga yacu, aho urekura menshi ubundi akumva beneyo, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Niko gahunda ziba zimeze. Niko gahunda ziba zimeze. Bwana Nzabakurana Vedaste rero nawe reka tugushimire cyane kubwo umwanya uba wafashe ukavuga ati reka tuze dutegurane kino kiganiro. Ubwo rero nubwo abantu batari kukubona kuri kamera, ariko ndizera yuko byose uba urimo kugenda ubikurikirana neza cyane. Ariko gato cyane reka utwinjize muri transferi zabaye muri iyi weekend muri rusange. Nkuko twari twabibwiye abakunzi ba Resport, tubabwira yuko ikipe ya Resport igiye kuripura imiriro, igiye kumanura icyo bita imiriro y'abakinnyi bakomeye cyane. Yego, ikipe ya Rayon Sport yasinyishije uwitwa Serumugwari Umore, yamwongereye amasezerano. Iyo ni inkuru twagiye tu breaking ahangaha bwa mbere mu banyamakuru, twagiye tu breaking aha. Hanyuma kandi sinyisha umusore ukina nka myugariro waturutse muri ekipe ya Mukura Victor Sport Wazir, bita Rushema Chris. Hanyuma kandi yongera gusinyisha umusore witwa Tambwe w'umurundi, ariko ufite amamuko hariya muri Kongo. Abantu bari muri Kongo tunabasuhuza cyane, bajya batutera icyotezo bakatubwira ati muhungu wacu amata aguhame i Kigali mu Rwanda hose. Ndizera rero yuko ibintu byose bikomeza kugenda neza cyane 5 kuri 5. Bwana Vedaste wari ukirimo kugenda utubwira amwe mu mazina ikipe ya Resport yasinyishije muri iyi weekend. Yego, aba basore bagera kuri 3 nibo basinye muri iyi weekend. Ntabwo twagaruka ku bandi kuko twabanyuzeho bihagije, ahubwo icyo watwinjizamo watubwira bagiye basinya imyaka ingahe, ese baje gukora iki muri ekipe ya Rayon Sport. Nkuko twagiye tubibabwira ku ikubitiro, turahera kuri ku mukinnyi wari uyisanzwemo witwa Serumogo Ali Omar, umukinnyi ukina kuri kabiri, umukinnyi ukina neza cyane, umukinnyi ukina kabiri ye neza ariko asatira buriya mujya mubona amakorosi arekura
ba rutahizamu baba bashoboye rwose bakabasha guhita bamininamo icyo bita bavunderezamo icyo bita ibitego. Ni ukuvuga ngo rero Serumogo Ali Omar abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports baje kureba baravuga bati iyi nimero 2 turamutse tuyitakaje nyuma yo gutakaza uwitwa Ombarenga Fitina akaba yarakomeje ajya mu mukeba atahasubira iwabo, ati reka natwe tugumane umukinnyi ukomeye cyane ufite maturite, ni umukinnyi munini, ni umukinnyi dushobora guhereza igitambaro cya kapiteni kubera ko murabizi yuko yari yungirije Muhire Keve. Ni ukuvuga ngo rero uyu mukinnyi bakaba baramukubise icyo bita mukataba amasezerano kabisa, baravuga bati reka tumukubite imyaka 2 asinyire miliyoni ze 12 tuzajya tumukubita umushahara w'ibihumbi 800 rero namaze kumenya yuko uyu mukinnyi we na Yusudian ari bo bantu bagiye kuba abakapiteni mu ikipe ya Rayon Sports bwana Vedaste. Yego nibyo Yusudian yitwaye neza cyane. Monsieur Propre hariya muri defense bameze nka guverineri rwose, ibintu babigenda neza cyane. Urumva Yusudian niba arabari kumwe na Kabanga Serumogo acu ruhande rumwe urundi ruzamuka w'umusore Prince, ibintu bimeze neza cyane. Yaba bimeze neza cyane. Yego. No kuvuga ngo rero uyu mukinnyi Serumogo Ali Omar nagerageje kuba anamuvugisha ariko telefoni ze nta nubwo ziriho kugeza ubu ngubu, mbwira n'abakinnyi bagenzi be ewana ngo kugira ngo bambwire nimero arimo gukoresha, ariko kugeza ubu ngubu Serumogo Ali Omar ntago ushobora kumubona. Serumogo Ali Omar nyuma yo kubona miliyoni ze 12 imbumbe ntago wapfa guhita umubona kugeza ubu ngubu, ariko kugeza ubu turaza kumusanga mu myitozo ya Rayon Sports. Kugeza ubu barimo kugenda bitegura neza umwaka w'imikino wa 2025 2026. Ubwo rero reka Serumogo Ali Omar tube tumuretse kubera ko n'umukinnyi washimwe n'umutoza Fahami Latifi. Ubwo reka turebe amashemi tactique bari buze kuba bahuriza hamwe nk'abakinnyi ndetse n'abatoza muri rusange. No kuvuga ngo haje kuba hasinya uwitwa Rushema Chris guturuka mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni Rushema Chris twabonye yifotozanya na perezida Twagira Estade, ni Rushema Chris twabonye amafoto ye ari kumwe n'uwitwa Mucyo Anta bwana Vedaste, hari icyo waba umufite nk'ubwino kuri Rushema Chris? Rushema Chris ni umwe mu bakinnyi b'abadefanseri bakiniraga ikipe ya Mukura Victory Sport Rwaziri, ariko yari umusore wagiye witwara neza cyane. Buriya kugira ngo ujye kurambagizwa n'ikipe nka Rayon Sports nuko baba bamaze kubona ko imibare yawe ikuvugira. Umusore waturutse wakinnye muri Marine. Yego. Ni umusore wakinnye muri Marine imyaka 2 ariko akina neza, ubona yuko afite akazoza ko gukinira amakipe akomeye. Biravugwa yuko ari umwe mu bakinnyi bagirana discipline iri ku rwego rwo hejuru. Ni umukinnyi ufite papa we ukora mu karere hariya ka Huye, mwakora mu karere. Ni ukuvuga ngo rero kuba papa we yari yarakomeje gupushinga kugira ngo uyu mukinnyi agume mu ikipe ya Mukura Victory Sport, ariko uwitwa Mucyo Anta biganiro akaba yarakomeje kumupushinga kugira ngo amuzane mu ikipe y'igikundiro, Isaro ry'Inyanza, Igikaka, Igikanu cy'Imfizi, kipe Isaro ry'Inyanza, Murera, one team one dream n'ayandi matazirano bakunda kugira gute kuyitazira. Ni ukuvuga ngo rero uyu Rushema Chris akaba yarahawe miliyoni zigera kuri 15, akaba agiye kujya ahembwa ibihumbi 800 ku kwezi. Ni ukuvuga ngo ni umushahara utari mubi cyane, n'ubundi niwo yahembwaga mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Ariko ikiruta byose nuko ikipe ya Mukura yamuhaga rekritoma igera kuri miliyoni 5, ariko Rayon Sports yo iravuga ati turaguha rekritoma ya miliyoni 15 zishobora kuba azaguhindurira ubuzima aho ngaho rwose hariya mu karere ka Huye, ukaba wagura ibisambu byinshi ndetse cyangwa se n'inzu yo kubamo muri rusange. No kuvuga ngo rero uyu Rushema Chris akaba ntasubirwaho, biri official, yaramaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports. Kuri uyu munsi ku isaha y'isa 8 n'igice hafi saa 9 araza kuba ari mu
kibuga cya Rayon Sport Complex Arena. Ni ukuvuga ngo rero uyu Rushema Chris reka tube tumuretse ahubwo twigire kuri Tambwe Gloire cyangwa se Geregora. Jewe ndimo gukunda kumwita Geregora, umukinnyi w'umurundi ukina box to box cyangwa se nimero 8 muri rusange. N'umukinnyi wahawe miliyoni zigera ku 10 miliyoni 10 akajya ahembwa ibihumbi 600 ni 600 by the way. Yego, agiye kujya ahembwa ibihumbi 600 ariko ni n'umukinnyi nabashije kubaza abarundi barambwira ati uyu mukinnyi iyo atinze guhembwa arakubwira ngo no salary no jam, nta gukora nta no gusimbuka, nta gusimbuka, ubwo nyine nta murara bafite. Ariko amakuru ya ndani aturuka ku mwaja we avuga ko Arno yaganiriye na Rayon Sport ababwira ko ikijyanye n'icyo kibazo bazagerageza uburyo bafatanya mu buryo bwo kugihandoringa, azajya muganiriza ku buryo nta kibazo bazigera bagirana. No kuvuga ngo rero uyu mukinnyi nawe akaba ari umwe mu bakinnyi beza bari hariya i Burundi. Ni umukinnyi uvuye muri Musongati, imwe mu makipe meza yabaye meza cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi. Akaba aje asanga uwitwa Musore Prince wamaze kuba asinya amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. No kuvuga ngo rero ikipe ya Rayon Sport ikaba igiye gusinyisha undi mukinnyi. Nagiye mbabwira icyo nshimira abantu banjye bankurikirana kuri byose TV nuko izi nkuru zagiye ziza, nyamara izi breaking ari nge wari wabanje kuzibreakinga mu banyamakuru b'imikino bose. Ninjye wari wabanje kubreakinga izi nkuru za Serumogo ndetse na Rushema Chris. No kuvuga ngo hariteganyijwe abandi bakinnyi barimo Idrissa Kuyate w'umuzamu ugomba gusimbura Kadime Ndiaye wamaze kuba ayerekera. Ikindi kandi hakaba hategerejwe witwa Mohamed Chiri. Mohamed Chiri arimo gusaba Rayon Sport miliyoni 30 mo gusaba miliyoni 30. Akaba arimo gusaba Rayon Sport apartment agomba kubamo, transport agomba kugendamo. We ntago ashaka gutaha cyangwa se kugenda muri ya kwasteri abakinnyi bagendamo, we ntago abishaka. None se ikipe ya Rayon Sport akivuga ko itagomba kurenza miliyoni 30 za recruitment, ibintu bijyanye n'umushahara niba henze ubwo urumva biri bukunde. Umushahara arimo gusaba icyatanu igihumbi na 500 cy'idolari, ni miliyoni zikabakaba muri ebyiri, hafi 1.800. Hafi na 800 na 900. No kuvuga ngo rero uyu mukinnyi ni umukinnyi mwiza cyane, tubona yuko azoza amaso y'abareyo ku munsi w'igikundiro. Akina kuhe mwanya? Akina kuri nimero 10 by the way. Akina nimero 10. Akina kuri nimero 10. Oya ni typical number, nimero 10. Ubwo ngubwo ni wa wundi usavinga imipira aba nimero 9, aba nimero 9, nimero 11. Akina mu bitugu bya Rutahizamu. Akina mu bitugu bya Rutahizamu kabisa. Ni umusore ufite amacenga menshi. Ni n'abasore nagiye mbona harimo uwitwa Ryan Hamomosh Tunisiye nawe, ni umusore Mohamed Chiri, ni umusore uyu wamaze kuba asinya amasezerano. N'abasore nabonye barimo kugenda bakora imyitozo iri individually muri gym kabisa, barimo ku myitozo iremereye cyane. Bari kuvanga abo bareyo batemera kugenda nyabereka, bari kuvanga abo bareyo batemera ngo barashaka kubereka ikibazo. Nateye icyumvirizo mu bareyo, abakunzi ba Rayon Sport barishimye ati twebwe nubwo batwishyuza byibuza ibihumbi 3, ati mu Nzove turaba twamaze kwigabayo, ati tugiye kugira gute kuba tureba bamwe mu bakinnyi bacu, ati turebe niba koko niba atari ba Ifunga Ifaso baje kuba batubeshya bakaza kuba batandukana na Rayon Sport. Ariko hari n'abakinnyi nk'uyu nguyu Hamomosh Ryan agiye kuba akora icyo nakwita igeragezwa, agiye kuba akora icyo nakwita igeragezwa cyangwa se umutoza kubanza kumureba, ndetse na Idrissa Kuyate. Idrissa Kuyate benshi barimo kuvuga bati Idrissa Kuyate agiye kujya tozwa n'uwitwa Bakame Sungura. Ese koko Sungura yabaje gusimbura uwitwa Mazimaka?
yego Bakame yarasimbura witwa Mazimpaka kandi yamaze kuganira neza cyane na Rayon Sport. Ubwo rero reka tumwitege kuri uyu munsi ku mwitozo w'ikipe ya Rayon Sport, turebe yuko kuri uyu munsi ari buze kuba ahari muri rusange. Ubwo rero ikindi navuga nuko ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda irambagiza bamwe mu bakinnyi bagiye bakomeye cyane, abakinnyi bagomba kwifasha mu ruhando mpuzamahanga cyangwa se mu mikino ya CAF Confederation Cup ubwo bazaba bamaze kuba abayitabira. Ni nabwo kandi mbibutsa yuko ikipe ya Rayon Sport ikomeje ibiganiro ndetse no kunonosora ibyo gukina Rayon Day, uburyo bareba ukuntu ikipe ya Yanga izaza gukina na Rayon Sport kuri Rayon Day. Ikindi wamenya ku ikipe ya Rayon Sport nuko bamwe mu bakinnyi barimo bataragera mu Rwanda, barimo gushaka uburyo bagera mu Rwanda kugira ngo baze batangire imyitozo na bagenzi bayo. Reka rero tubararikire gukomeza kudukurikirana, ukanda share, comment, like, subscribe, wibuke gukanda akazogera kugira ngo ikiganiro cyacu cya buri munsi ugenda ukibona buri munsi. Ibiganiro by'imikino nakagaruka hano kuri Byose TV, aho uherereye hose. Ndakeka yuko ibintu byose bikomeza kugenda bigenda neza 5 kuri 5. Reka mbabwire ngo amata abahame i Kigali mu Rwanda hose. Ciao ciao.